Let me give some examples, and I had the opportunity. Munyemerere ntange n'ingero mu bihe bya vuba aha mperutse kuganira n'abanyamakuru. Murabizi ko abanyamakuru bakunda kubaza ibibazo rimwe na rimwe by'ingirakamaro. Mu bitekerezo byanjye hari ikibazo dufite hano mu karere. Yego wenda hari ibibazo byinshi bitandukanye ku isi hirya no hino, ariko reka mvuge ku byo mu karere kacu. Ibyo ndabikora kubera ko u Rwanda rwikorezwa umuzigo munini w'iki kibazo, bakanaduhuza n'ikitagenda neza icyo ari cyo cyose muri iki kibazo. Ibyo kandi bigakorwa hagendewe mu buryo bwo gutoranya ndetse no gutonesha kuboneka muri iyi si, aho usanga ibimenyetso, ukuri ndetse n'ibindi byakabaye bishingirwaho bitakitabwaho, ahubwo ugasanga hashingirwa ku kuba umuntu runaka w'ikantarange hari icyo ashobora kuba yavuze cyangwa yategetse. Icyo ategetse kikaba ari cyo kigenderwaho hatitawe ku bimenyetso, amakuru cyangwa se n'ukuri. Ikibazo dufite rero mu karere by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatumye amahanga yose agihururira. Ibyo bihugu bimwe bikaba bituruka ku mugabane wacu, ariko hari n'ibindi byinshi cyane biza bituruka hanze y'uyu mugabane, aho usanga byijanditse muri iki kibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ikibabaje kurusha ibindi ni uko usanga byijandika cyane mu buryo bubi muri iki kibazo. Ubwo buryo bubi rero kandi tukabwirwa ko ari bwo bugomba kuba bukurikizwa bukanubahwa. Ariko wenda ntangiye ngira icyo mbivugaho, iyo ushaka gukemura ikibazo nta buryo na bumwe bwiza bwo gukemura icyo kibazo bwaruta kugikemura ugihereye mu mizi. Imbaraga zose waba ufite, icyo bigusaba ni kimwe gusa: kora ibintu nk'uko bikwiye, wite ku kuri, ku bimenyetso ndetse n'ibintu bya nyabyo. Wiza gusa ngo nuko ufite ingufu, uri umunyembaraga. Ibimenyetso birahari kandi biragaragara. Hoherejwe ingabo za Loni zishinzwe kugarura amahoro muri kiriya gihugu, zikaba zigiye kumara hafi imyaka 30 yikurikiranya. Ibyo bisobanuye ko rero bagiye hariya bagiye gukemura ikibazo, muri iyi myaka yose kikaba kitarakemuka. Byaba bivuze ko ikibazo kigihari cyangwa se ikibazo cyabajyanye batigeze bagikemura, kuko nta yindi mpamvu bakabaye bakiri hariya muri iyi myaka hafi 30 iyo ikibazo kiza kuba cyarakemutse. Birashoboka ko ingabo zaza zikajya muri misiyo zikanayikora, ariko na nyuma yaho zikaza gutaha wenda nyuma y'imyaka 5 cyangwa 10 ari uko zimaze gukemura icyo kibazo. Ibyo rero bigatuma twibaza icyo baba bungukira mu kuba bashora akayabo k'amafaranga muri izo misiyo zabo, kuri izo ngabo zabo ndetse n'umuryango munini nka Loni. Amafaranga batakaza muri izo misiyo, wakwibaza uti bungukira hehe, usibye kubona ibibazo bikomeza kuba bibi umunsi ku munsi. Ibyo kandi bigasobanura impamvu u Rwanda ari rwo rwikorezwa umutwaro w'iki kibazo. Ni uburyo bwo kwihunza inshingano. Icyo nicyo gisubizo kigufi kandi cyoroshye umuntu yatanga baramutse babajijwe icyo bagikora muri kiriya gihugu nyuma y'iki gihe kirekire cyose. Hanyuma nyuma y'iki gihe kirekire kandi ikibazo kikaba kigihari kitarigeze gikemuka. Ubwo rero bo igisubizo kiborohera ni uguhita bavuga bati ariko u Rwanda nirwo ruhora ruri muri iki kibazo. Ibyo rero nge nkumva bisa n'ibisobanuye nko kuvuga ngo wenda mwashaka uburyo mwikiza u Rwanda, mukaba mwashaka uburyo wenda mwarusiba ku ikarita y'isi, wenda bakabikora nk'uko byagenze mu myaka 30 ishize, kubera ko u Rwanda rwari rurimo gusenywa ku buryo kugeza aya magingo rwakabaye rutakiriho. Ariko nanone kubifite aho bihuriye n'iki,
abantu basize bakoze jenoside hano mu Rwanda, basize bakoze ubwicanyi bw'indengakamere, baracyahari, baracyafite intwaro kandi baracyanyanyagiza ndetse banakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, kandi ibyo bakabikorera hano mu gihugu cy'abaturanyi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bashyigikiwe na leta iriho kuri ubu ndetse n'abayobozi babo. Bigakorwa imiryango mpuzamahanga yose irebera ndetse na Loni yohereje ingabo zayo kujya kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi cyari cyabatwaye byari ukugira ngo bashyire iherezo kuri icyo kibazo ndetse n'ibindi, ariko icyo kibazo kikaba cyaratangiriye hano, cyaba icya jenoside ubwayo cyangwa se icy'ingengabitekerezo yayo. Ibyo kandi bigakorwa nta n'ibihano na bike bitanzwe. Hanyuma rero hagatangira impaka ziturutse muri iyi miryango mpuzamahanga, bagatangira kwibaza bavuga bati ese muravuga aba bajenosideri, muravuga FDLR, ese baracyabaho, baba bakiri muri Kongo? Ariko batubwiye ko ari bake, batubwiye ko nta bagihari, nta n'ikibazo bateje. Ariko ibyo ni ibintu bigaragara, umuntu wese abona ku manywa y'ihangu, ibyirirwa bivugwa n'abayobozi b'iki gihugu, hanyuma mugasigara mwigira nk'aho abo bantu mutazi niba bahari cyangwa badahari. Nyuma y'imyaka 30 mugasigara mwigira nk'aho mutabizi. Aho rero ikibazo kigahita gihindukira, bagatangira kuvuga ko u Rwanda ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rwajyanye y'ingabo, rurimo gufata ubutaka bw'ikindi gihugu. Ariko uyu munsi ni itariki, u Rwanda ndetse n'ubushobozi bwarwo, turi abantu bashobora gukora ibyo bintu, cyane ko munavuga ko nta bushobozi buhagije dufite. Ariko se ubundi impamvu yaba ari iyihe? Ese ubundi ni iki cyabanje? Ni iki kibazo duhora duhanganye nacyo cy'imbogamizi ku mutekano wacu, imbogamizi ku mutekano zigaragara umunsi ku munsi, cyangwa wenda nuko twaba dushaka kugenda gusa ngo twigarurire ubutaka bw'ibindi bihugu? Ese ubundi ubu hari umuntu ushobora kugira abo byemeza nibura bagaragaze ko ibyo bintu bashobora kubyizera, cyangwa babikoresha nk'impamvu yo kugira ngo babone ibyo bisobanura gusa? Ese bwo mubaye mubyizera gutyo, kuki mutashaka uburyo iyo mpamvu u Rwanda ruhora rutanga muyikuraho, mwarangiza mugakura abo bantu hariya? Kuko icyo ni kimwe mu byatumye izi ngabo za Loni zijyayo. Jye rero nkomeje kwivugira ku by'iwacu, bo hanze wenda nkabareka. Iyo mbonye umuyobozi ndamumenya, ariko nanone mfite ubushobozi bwo kureba n'ibigoryi nabyo nkabimenya. Iyo mbibonye mbashobora kubimenya. Ushobora kwibaza akaga gashobora kuva mu ruvangavange rw'ibigoryi ndetse n'abayobozi badashoboye. Iyo uri umuyobozi ariko ukaba n'ikigoryi, bakaba ari akaga gakomeye, ni akaga rwose gakomeye. Bikongera kuba bibi cyane kandi n'agahomeраmunwa iyo ba bantu noneho bitwa ko bafite ingufu bahisemo ko bazajya babeshywa, ndetse rimwe na rimwe ubundi bakigira nk'aho batabizi mu rwego rwo kugira ngo bagire inyungu bibonera, kandi ibyo bakabifashwamo na bya bigoryi. It is even worse, even more dangerous, if the very people who hold the power in their hands decide that they will be manipulated and played around for some interest by idiots. Abasomye bagacengerwa n'amateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazi neza ko amage, umuruho n'umuvumo by'iki gihugu bitangira neza tariki ya 5 Gashyantare 1885, ubwo inkonkobotsi y'umwami Ronari wa kabiri yakonkobakaga Bwera igafata byo guhindura akarima ke bwite iki gihugu gihetse abarenga gato
miliyoni 105. Icyo gihe cyose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibigeze batuza, kuko ubuzima bwabo bwakomeje kuba hagati y'urupfu n'umupfumu mu kubura epfo na ruguru. Muri iyo myaka yose irenga ikinyejana ndetse n'ibinyacumi bine bakomeje kubaho mu ntambara, ubukene, inzara ndetse n'ibyorezo. Ikaba kandi akaga babayemo gasumba kure cyane akabibwana mwari n'abashiru bagize nyuma y'urupfu rwa Ndahiro Cyamatare, kuko ab'imahembe babahembye imyambi nyuma yo kugambanira umwami wabo akicwa urw'agashinyaguro. Ucyumva avuga kuri ayo mateka, ucyumva mvuze gutyo, utumye ko turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahoze ari Zaire. Derek Mugabo niyo yanjye. Jonah Radowitz ni umwarimu muri Kielce University of Technology ibarizwa mu gihugu cya Pologne. Aherutse gusohora agatabo gato k'impapuro 16 gakubiyemo akaga k'agahomamunwa byaranze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu gihe cy'ubukorone bwaba gashaka buhake kugeza uyu munsi. Ni igitabo yise Congo from Leopard 2 to Felix Antoine Tshisekedi. Bishatse kuvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu bihe by'umwami Leopold wa kabiri kugeza kuri Felix Antoine Tshisekedi. Ni igitabo gikubiyemo amagorwa abakongomani babayemo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, ku buryo Uganda ndimo kugisoma numvaga amarira yagwa, ariko nkimunyamunya maze nkihangana. Iyi akaba ari nayo mpamvu nahisemo kubasangiza byose bikuye muri iki gitabo. Ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni iki gihugu cya kabiri mu bunini, kikaba kandi cya gatatu mu bituwe cyane ku mugabane w'abirabura wacu wa Afurika. Iyi Kongo iherereye rwagati kuri uyu mugabane wakunze kugirwa uburimiro n'abera ku ruhu ariko bakirabura ku mutima. Amateka y'iki gihugu yuzuyemo kwivuguruta cyane mu mage, byose bigira ingaruka ku baturage. Inyungu zibivamo nazo zikaba kwihorera kw'isayo ry'intambara, inzara itemamara ndetse n'ibindi nk'ibyo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuzi uyu munsi yaranzwe cyane no guhindura amazina inshuro zirenze imwe bitewe n'uwabaga ari ku butegetsi cyangwa se n'icyo yabaga agambiriye. Mu bihe by'ubukoroni kuva mu 1885 kugera mu 1908 yitwaga Congo Free State, rikaba ari izina cyahawe n'umwami Leopold wa kabiri w'Ububirigi. Muri iyo myaka yose isaga 23 iyi Congo Free State yari igihugu cyangwa karima ke bwite k'uyu mwami w'Ububirigi Leopold wa kabiri. Ibi bivuze ko Kongo itarimo gukoronizwa n'igihugu cy'Ububirigi, ahubwo wari umurima ndetse n'umutungo bwite w'umwami Leopold wa kabiri, kuko yayitegekaga uko ashatse akayikoresha icyo ashatse. Nta bujyanama bwabo bari bafatanyije kuyobora icyo gihe igihugu cy'Ububirigi yigeze basaba. Ubwo birumvikana ko n'umusaruro wose wayivagamo wajyaga mu ndaye gusa, bitewe nuko n'ibindi bihugu byo ku mugabane w'i Burayi byari bitangiye kuza muri Afurika guhiga ibihugu byo gukoroniza. Umwami Leopold wa kabiri yabonye ko atashobora gukomeza kurinda karima ke bwite. Abo banyaburayi bari baje bashinyitse amenyo, maze kubwumvikana na Congo Free State ishyirwa mu maboko n'ubugenzuzi bwa Repubulika y'Ababiligi, maze ihita inahabwa izina rya Congo Mbirigi, Belgian Congo. Hano hari mu mwaka w'1908. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kwitwa Congo Mbirigi kugeza mu 1960, ubwo Ababiligi nabo bakuragamo akabo karenge bakemera kuzinga utwabo maze bagasubira iwabo mu kureka abanyekongo ngo bigenge. Kuva muri uwo mwaka 1960 kugera mu 1971 iki gihugu cyari gifite izina kinafite uyu munsi, ari ryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byo gushaka gusobanura ko ari igihugu kigomba kwigenga ku mahame ya demokarasi. Mu kwakira kw'igihumbi 1971 Mobutu Sese Seko yafashe ubutegetsi, ibya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abikuraho, ahubwo ayita Zaire. Iri zina naryo ryaje gukurwaho mu 1997 rikuweho na Laurent Désiré Kabila, bwangu asubizaho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kera izwi cyane nk'igihugu gikize ku mabuye y'agaciro, ari nayo mpamvu abanditsi benshi bagaragaza ko ariyo gitera ko kudatuza kw'iki gihugu. Kongo Kinshasa ikize cyane kuri zahabu, diama, kopa ndetse na coltan, hakazamo manganese, tin, zinc ndetse n'amavuta. Ibyo bisa neza n'ibyo abakoroni b'Ababiligi bahakoraga mu gihe cy'ubukoroni nyine. Nyuma y'intambara kabiri y'isi, umumaro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wariyongereye hafi ku bihugu byose bikomeye ku isi, nyuma yo kuvumburwa ko uranium yifashishwa mu gucura intwaro kirimbuzi ndetse n'ibindi bikoresho by'ubukana kandi bidasanzwe byari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi habarizwa tantalum. Iyi ikaba habarizwa ku bwinshi ku buryo ibikoresho by'ikoranabuhanga hafi ya byose bikenerera ibuye ry'agaciro. Muri ibyo harimo nka telefone ngendanwa, mudasobwa ndetse n'ibindi byinshi. Ibyatumye bisa naho
ibi byose byahindutse umuvumo kuri iki gihugu. Aho kuba umukiro, mu ntambara, urupfu, ubukene bunuma, ibi byose bikaza aho gutuma badamarara. Ahubwo uburyo ibintu byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birababaje cyane, ariko nanone bigafatwa nk'inkinamico ku rundi ruhande. Abaturage bo muri iki gihugu babayeho mu nzara nyinshi gusumbya Ruzagayura, Gakweye ndetse n'izindi ntambara zose zagiye zibasira imbaga nyamwinshi. Uretse n'ibyo kandi, uyu munsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu murwa mukuru Kinshasa, bagorwa no kubona ubuvuzi bw'indwara yewe henshi mu isi zifatwa nk'indwara zisanzwe nka malariya, ibibembe, sida ndetse n'izindi nyinshi. Izi ndwara kandi zikaba zica byo kwisasira abatari bake muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugereranije n'ibindi bihugu biri mu karere. Ikijyanye n'ubukene cyo kiri ku rundi rwego. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa igaragaza ko mu bantu 4 ku 10 batabasha kubona amafunguro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ukoze igiteranyo cy'abo bantu bose bagera kuri miliyoni 15,600 bose batabasha kubona icyo bashyira imbere y'imbavu. Muri make, imigongo yabo yagonze urutirigongo kubera inzara. Abo bose uko umunsi ukeye icyizere cy'uko bari bukore ku munwa kiba kigoye ku rwego rukabije. Abaturage babayeho mu nzara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni benshi cyane, ariko kugira ngo byumve neza baruta umubare ubwinshi abaturage bose batuye mu Rwanda, kuko ni miliyoni 15,600. Ibarura riheruka mu Rwanda rigaragaza ko u Rwanda rutuwe n'abaturage bagera hafi miliyoni 14. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imyaka ibaye za mirongo bari mu ntambara zisasira byo kwica benshi. Hari benshi bati byabo bagahunga berekeza ahandi hari amahoro kugira ngo byibuze barebe ko bwacya kabiri. Bya bindi bita ko sakindi ishobora kuzabyara ikindi. Muri cya gitabo cye, Professor Jonah Radowicz agaragaza ayo majya akomeye n'amakuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo muri uyu munsi, bitangira no kwima ingoma k'umwami Leopold wa kabiri ndetse n'ubukoroni bw'Ababiligi bamiraguye byo gusahura ubutunzi bw'abakongomani. Nkaho ibyo bidahagije, bakanasiga baciyemo iki gihugu ibice mu buryo wagereranya n'ivanguramoko. Igice cya mbere cy'iki gitabo yakise The Congo Free State in the Colonial Period, bivuze Kongo yo mu gihe cy'abakoroni. Kikaba cya gice Kongo Kinshasa yari kimara kuba karima n'umutungo bwite by'umwami Leopold wa kabiri. Iki gice gitangirana n'urupapuro rwa gatatu agaragaza ko iki gihugu n'ubundi kitigengaga, ahubwo cyari umutungo bwite wa Leopold wa kabiri guturuka mu Bubiligi. Umwanditsi w'umunyamerika, umunyamakuru, akaba umunyamategeko kandi akaba n'umwarimu icyarimwe, Adam Hochschild, mu gitabo cye yise King Leopold's Ghost, umuzimu w'umwami Leopold, agereranya ibyaha byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bikozwe n'uyu mwami Leopold wa kabiri n'ubunini bwa jenoside yakorewe Abayahudi. Muri iki gihe ngo Ababiligi bafasha abaturage baho mu bugome bukabije. Hochschild avuga ko abakongomani bahatirwaga gukora imirimo iciriritse boshya barenza amase. Iyi mirimo kandi ikaba yarabaga yiganjemo gukora imirimo y'ikawa, ibireti, guhinga ibisheke ndetse no gushukura diyama na zahabu. Ngo benshi mu bakongomani iki gihe bapfuye bazize inzara ndetse no guhinga ubutaruhuka, kuko bakoraga uburetwa ndetse n'ubucakara bwabacakazaga mu kubarega imikaya ibari mu bwonko. Ndetse ngo hari nubwo bamwe bacibwaga amaboko nk'igihano kubera ko batubahirije amategeko y'umwami. Hose ku mbuga nkoranyambaga amafoto y'aba baturage bishwe urw'agashinyaguro n'uyu mwami arahuzuye. Bivugwa ko muri icyo gihe abaturage bageraga kuri miliyoni 10 bapfiriye mu mirima mu guhinga gatunambwenu, ndetse bamwe bazize n'iryo ricorobozo bakorewe n'uyu mwami. Igice cya kabiri cy'iki gitabo gitangirana n'urupapuro rwa 5 aho Professor Jonah yakise The First Year of the Decolonization, imyaka ya mbere ndetse na nyuma y'ubukoroni. Ni muri bya bihe henshi mu bihugu bya Afurika barimo babyina indirimbo z'ubwigenge. Muri iki gice nk'uko binasanzwe bizi, agaragazamo Patrice Lumumba. Uyu akaba ari we wagizwe minisitiri w'intebe wa mbere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubwigenge, naho Joseph Kasavubu aba perezida, kugira ngo hirinde amakimbirane yashoboraga kwaduka cyane cyane ajyana no kurwanya ubutegetsi. Hafashwe iki cyemezo cyo gushyiraho abanyapolitike babiri batavuga rumwe mu myanya ibiri ikomeye. Nyuma gato yo kubona ubwigenge, abasirikare ba Kongo mu murwa mukuru w'iki gihugu wari Leopoldville bigometse ku Bubiligi bari basigaranye imyanya mu buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko bari batarazinga utwabo ngo batahe iwabo. Aba bari barasigaye nk'abagomba gutoza abanyekongo kwiyobora, kuko babonaga batazahita babishobora. Benshi muri aba babarizwaga mu nzego zitandukanye zirimo igisirikare,
ubuzima ndetse n'ahandi. N'imyivumbagatanyo yibasiye cyane byo kwica na bamwe mu baturage b'abasivile b'Ababiligi bari batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabo babasaba guhambira utwabo bagataha. Aba bari barasigaye nk'amagambo yo gutoza abanyekongo bakabavira ku butaka shishitabona. Mu rwego rwo kwigarurira ubutegetsi, Minisitiri w'Intebe Lumumba yirukanye umugaba mukuru w'ingabo wari Umubirigi, maze ahindura imitwe y'ingabo ya gisirikare ashyiraho Joseph Mobutu nk'umuyobozi mukuru w'izo ngabo. Iyi myivumbagatanya y'abasirikare yahungabanyije umutekano w'iki gihugu, biratuma gahunda y'ubutegetsi isenyuka byo kurimbuka. Ku ya 11 Nyakanga 1960, umunyapolitiki wari ushyigikiwe n'uburengerazuba cyane cyane Ababiligi bari bamaze guhambirizwa ibyabo, Moise Tsombe yatangaje ko yitandukanyije n'ubuyobozi bw'iki gihugu, anatangaza ubwigenge bw'intara ya Katanga ikaze cyane ku mabuye y'agaciro, maze ako kanya ahita nayibera umuyobozi. Byarakavuyo n'akaduruvayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byari birenze uko umuntu wari wese yabitekereza uwo munsi. Ibyo kuririmba indirimbo z'ubwigenge cya byari byamaze kuzimira, ahubwo batabaza umuhisi n'umugenzi ngo azabatabare. Mu guhangana n'uko kwigomeka ku butegetsi, Minisitiri w'Intebe Lumumba na Perezida Kasavubu basabye ubufasha umuryango w'abibumbye, maze ku ya 14 Nyakanga nibwo akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kiyemeje kugaba igitero cya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora nubwo hari ingabo mpuzamahanga ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Dag Hammarskjöld, amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kwiyongera. Patrice Lumumba abifashijwemo n'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete yagerageje kwikemurira ikibazo cyakatangubwe ku giti cye, aho ibintu byaje no guteza umwiryane ndetse n'ubwumvikane buke hagati ye na Perezida Kasavubu. Maze ku ya 5 Nzeri 1960, Perezida Kasavubu yahise atangaza ko yirukanye ibyo kwamagana Lumumba ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Mu gusubiza, Lumumba nawe yakoranije inteko ishinga amategeko ngo bahambirize perezida, ariko bibi by'ubusa. Aya makimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarateje umwiryane ndetse n'amacakubiri mu muryango w'abibumbye. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zashinze ibihugu by'iburengerazuba gushyira imbere inyungu zabyo bwite, zirasaba ko wari umunyamabanga mukuru wa Loni Dag yakurwa kuri uwo mwanya maze agasimburwa. Ku ya 14 Nzeri 1960, Joseph Mobutu wari ufite ipeti rya Colonel yahise agaba igitero karundura cya gisirikare, maze avuga ko kigambiriye gukemura ikibazo ndetse no kurangiza bya burundu amakimbirane n'umwiryane byari byiganje muri iki gihugu. Patrice Lumumba yahise adanangirwa mu rugo iwe, ariko nyuma yaho gato abasha gutoroka abifashijwemo na zimwe mu nshuti ze zari ziri mu gisirikare cy'igihugu. Icyakora nyuma gato yaje gufatwa n'abasirikare ba Mobutu mu kuboza ku 1960. Kuva icyo gihe Lumumba yagiye afungirwa muri gereza zitandukanye kugeza ajyanywe mu Yakatanga, ari naho yaje kwicirwa. Ubwo ari umunyamabanga mukuru wa Loni Dag nawe yapfiriye mu mpanuka y'indege ku makosa y'umushoferi azimira atyo. Icyakora nyuma y'ibyo bikorwa byose bisa no guhirika ubutegetsi kwa Colonel Mobutu, ntabwo yahise yigabiza byo gucakira ubutegetsi ngo abugumeho ari nako yica agakiza, ahubwo yabusubije mu maboko y'abasivile. Joseph Kasavubu yongeye kuba perezida w'icyo gihugu, maze igihugu gitangira kubamo amavugurura adasanzwe. Ingabo zacyo zitangira kugererwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyarimwe n'Ububirigi. Mu 1961, Kasavubu yarashoboye guhuriza hamwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze nabo abazana muri guverinoma. Ariko n'ubundi nabyo ntibyabujije iki gihugu gukomeza gushegeshwa n'amakimbirane. Mu 1963, abayoboke ba Lumumba wari waramaze kwicwa bashinze komite y'igihugu yo kwibohora, maze bateza imyivumbagatanyo n'intambara ya karabutaka. Icyakora mu mpera z'1964, ku nkunga y'ingabo z'Ababiligi ndetse n'Abanyamerika, Moise Tsombe wagizwe Minisitiri w'Intebe na Kasavubu na Joseph Mobutu wari umuyobozi w'ingabo bakubise byo kumarira ku 10 z'inyeshyamba. Maze mu 1965, Tsombe na Kasavubu imigabane yabo yaranze kwiyumanganya biranga, batimbaguranira ubutegetsi. Mu gihe cy'izi mvururu, Mobutu yarabacunze bombi maze abamurura ku butegetsi mu gisa na kudeta ya kabiri yaba yarakozwe muri iki gihugu. Kuri iyi nshuro bwo yahise kuguma ku butegetsi kugira ngo abugumane amahoro mu gihugu cye, arebe ko yataha. Aha birumvikana ko ari naho dutangira igice cya gatatu cy'iki gitabo Professeur John yise Mobutu Sese Seko. Ni igice gitangirana n'urupapuro rwa 7 kigakubirwamo amabara yose yaranze ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko.
binyuze mu bikorwa byo kwica no gufunga abanyapolitike bakomeje kubuza amahwemo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mobutu yabashije kugarura amahoro n'umutekano by'akanya gato muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gufata ubutegetsi, Joseph Désiré Mobutu yahinduye izina rye yiyita Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga, bishatse kuvuga ngo ni intwari ishobora byose. Mobutu kandi yagiye yiyita amazina menshi atandukanye mu gihe cy'ubutegetsi bwe kugira ngo ashimangire ubuhangange bwe. Ayo arimo nka Father of the Nation, Papa w'igihugu, Supreme Commander, umuyobozi w'ikirenga ndetse n'andi menshi. Muri iki gihe yahise yiha n'ipeti rya Generali Mobutu yizeraga ko atariho na Kongo itabaho mu buryo bukwiye. Nyuma y'uko gufata ubutegetsi kwa Mobutu, yihutiye kwica byo kwisasira batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Benshi muri bo yabiciraga imbere y'imbaga ku karubanda. Uwahoze ari minisitiri w'intebe Evariste Kimba niwe wabimburiye abandi maze atabwa muri yombi ku mugaragaro ku ya 31 Gicurasi mu 1966. Inzego z'umutekano zamushinjaga gucura umugambi wo kugerageza guhindura ubutegetsi bwa Mobutu. Ibyo ntibyari bihagije ko nyuma y'iminsi 2 gusa The New York Times ivuga ko yamanitswe ku mugaragaro i Kinshasa imbere y'imbaga y'abantu basaga 100,000. Undi mu banyapolitike bishwe na Mobutu urwagashinyaguro ni uwahoze ari umuyobozi w'impinduramatwara aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Pierre Mulere yabaje guhungira mu bihugu bitandukanye birimo Algeria, Ubushinwa ndetse n'ibindi. Nyuma y'uko abonye iby'akaga n'agahomamunwa abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Mobutu bari barimo guhura nabyo, ndetse na Mobutu nawe yaje kumusezeranya ko ntacyo azigera amutwara niyigumira aho ngaho ishyanga mu mahanga. Rimwe rero ngo yaje kwishuka yibwira ko ahari ntacyo azamutwara, agaruka muri icyo gihugu cya Kongo. Ibyo yaje kuhabonera n'akaga kuko mu Kwakira ku 1968 yishwe bunyamaswa mu ruhame, yakaswe imyanya ndangagitsina ye, utibagiwe no gucibwa amaguru. Ubu bwicanyi bwafashwe nk'ubugome ndengakamere bwaranze ikinyejana cya 20. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu yashyizeho ishyaka rye Mouvement Populaire de la Révolution MPR, rikaba ishyaka rimwe rukumbi ryari ryemewe n'amategeko kandi rikaba ribarizwamo buri munyekongo wese yaba bishaka cyangwa atabishaka. Mobutu kandi yihutiye gushyiraho igihano cy'iyica rubozo ku bataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwe. Kuva mu 1973 Mobutu yatangiye gushyira mu bikorwa politike yishe authentism, ijyanye no guhindura amazina abanyaburayi bari barahaye imijyi myinshi kandi ikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akavuga ko amazina y'abanyaburayi atakiyashaka. Umugwa mukuru wa Kongo mu gihe cy'ubukoroni witwaga Leopoldville, uyu yahise awuhindurira izina awita Kinshasa. Intara ya Katanga yayihinduriye izina ayita Shaba, naho Congo Free State nk'igihugu agihindurira izina nacyo akita Zaire. Ibyo bikorwa byose byari bigamije kwimakaza umuco gakondo w'iki gihugu cy'abanyekongo hamwe no kwamagana imigenzo yose, imyitwarire ndetse n'imigirire y'abagashaka buhake. Kongo yari isubiye kubaho nk'uko yahoze mbere y'umwaduko w'abakoroni. Mu gihe cy'ubutegetsi umusaruro wavaga mu mabuye y'agaciro wose yawukusanyirizaga abanyagihugu, akarwanya imitegekere ya gikomuniste kuko byari ibihe by'ikwirakwizwa ryayo bikozwe n'abasoviyete. Mobutu yahisemo kwikoranira n'uburengerazuba bw'isi maze capitalism ikwira hose muri Zaire. Mobutu Sese Seko yakomeje kugenda yakira amafaranga menshi kuva muri Amerika. Mu burengerazuba ibirombe byacukurwagamo amabuye y'agaciro hafi ya byose bagenda babyigarurira. Ayo mafaranga yose yayitwariraga ku giti cye maze abaturage ntibamenye irengero ryayo cyangwa se ngagire icyo bamarira mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bikorwa bya rusange. Mu 1989 mu isenyuka ry'ubumwe bw'abasoviyete mu mpera z'intambara y'ubutita, Abanyamerika babonye ko bagiye gusigara bategetse isi bonyine mu ihangana ryari rigeze ku mpera. Mu myaka myinshi bari bamaze bahanganye n'abasoviyete, batangiye guhatira Mobutu Sese Seko kwemera amashyaka menshi mu gihugu cye ndetse no kwemera amatora. Aha yagombaga kubyemera kuko nta yandi mahitamo yari afite. Iri ryari ikosa risa no kwiturubika umwotso ku bugabo General Mobutu Sese Seko yari akoze, ndetse rikanashyira iherezo ku butegetsi bwe n'ubufasha bwose yari yarahaye intera hamwe ndetse n'abahoze ari abasirikare ba Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda. Mobutu Sese Seko yemereye aba barwanyi gukorera ku butaka bwa Zaire, abaha imyitozo ndetse n'intwaro mu rwego rwo kwisuganya kugira ngo bazasubirane ubutegetsi bari barakuweho mu Rwanda.
nyuma y'uko bwari bumaze gufatwa na RPF yari imaze no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Byasaga naho Mobutu yari aciye ukubiri n'ubutegetsi bw'u Rwanda muri uko kugerageza gushyigikira ibikorwa byo guhirika ubutegetsi. Yari intambara y'imirwano n'umuriro icyarimwe byatutumbaga mu karere, byihariye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora icyo gihe Kagame wari vice perezida icyarimwe akaba na minisitiri w'intebe yatangiye gupanga kugaba igitero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyo kimwe no ku butegetsi bwa Mobutu, mu kurandura abo bari basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndetse no gushyira akadomo ku butegetsi bwa Mobutu wari ukomeje kubashyigikira ndetse no kubatiza umurindi. Kagame yahisemo kwifashisha umwanzi w'igihe kirekire wa General Mobutu, Laurent Désiré Kabila, mu gutembagaza ndetse no kurimbura burundu ubu butegetsi ku bufatanye bw'ingabo z'u Rwanda, cyo kimwe n'iza Uganda, ingabo za Laurent Kabila, Alliance de Force Démocratique pour la Libération du Congo AFDR, zikusanyirije mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo maze ziratera. Hari mu kuboza ku 1996 byageze ku itariki ya 16 Gicurasi, AFDR zamaze gufata Kinshasa, ari nako zishyira iherezo ku myaka 32 y'ubutegetsi bw'igitugu bwa General Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kuku Ngendo wa Zabanga. Mobutu yarahunze ati ubutegetsi maze yerekeza Maroc, aho yaze gupfira mu murwa mukuru Rabat muri Nzeri 1997 azize kanseri y'udusabo tw'inanga, prostate cancer. Inyandiko nyinshi zivuga ko mu gihe cy'ibitero byo kwisasira ubutegetsi bwe, inshuti ze zamutereranye zikanga kumurwanaho kuko zari zizi ubugome bwe, na benshi yaragiriye nabi yicurwa agashinyaguro. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzakomezanya n'ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila n'umuhungu we, nabwo bwaje gushegeshwa n'intambara cyane cyane iz'imitwe yitwaje intwaro, byihariye cyane M23. Udukurikira mu biganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Derek Mugabo niyo yanjye. Mugire ibihe byiza.